ndahera muri ekipe ya APR. Nabonye abantu benshi kuri Instagram, Twitter ndetse n'andi hatandukanye banyandikira inbox bati bite kuri WhatsApp kutatubwiye ibyavuye mu nama yo kuwa gatanu. Watubwiye ko kuwa gatanu hazaba inama izahuza ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Inama izaba iyobowe na Deo ndetse n'umutoza Darkonovic. So inama yari iteganyijwe ku bisa 9 yarabaye, inkuru n'impamo rwose. Inama yarabaye iraba kuva isaa 9 kugera saa 12 z'umugoroba. Inama ibyaganiriwemo n'ibi bikurikira nibyo ngiye kugarukamo. Icyambere baganiriye n'umutoza bumvikanye bose, bahurije ku cyo kuvuga ngo uwo bita Johnson Nobodo Chidiebere umuwinga w'umunya Nigeria, Godwin Odibo umuwinga w'umunya Nigeria, bahurije ku bintu bibiri byonyine, ni nabyo bizaba nta kindi. Icyambere nuko umutoza bita Darkonovic yababwiye ngo nta nubwo nifuza ko bongera kukandagira mu myitozo ya ekipe kubera ko bateza umwuka mubi cyangwa se byateza ikindi kibazo. Mumbabarire aba bantu murangizanye nabo. Bamusobanurira ko bagerageje kubinginga ngo babaha amezi 6 babaho 8 ariko baranga baratsemba. Icyabaye nuko ubuyobozi bwafashe icyemezo n'umutoza kimeze gutya ngo aba bahungu turebe yegera tuvugane nabo tubabwire ko umwanzuro twafashe nukubatiza muri ekipe yose twifuza, cyane ko biri muri kontra harimo clause ivuga ko mu gihe tutashima umusaruro wawe twemereye kugutiza. Barabyumvikana barabinoza. Amakuru hari nuko ikipe bagomba gutiza aba bahungu ni ikipe bita Marine, niri ku mwanya wa mbere. Ubwindi yaza ari inyongera, ariko Nobodo na Chidiebere ni Nobodo, Chidiebere ndetse na Godwin Odibo, aba bahungu bazatizwa muri ekipe bita Marine. Uwo ni umwanzuro wafashwe wa mbere. Aba bahungu ni babiyanga bizitwa ko ari kwigomeka ku buyobozi bwa ekipe. Icyo bazakora ntabwo bajya mu mitsi nabo cyangwa ngo bagorane nabo. Ubwo Darkonovic azajya bazana abakore nk'ibyo yakoraga uwo bita Pamu. Nibajya mu myitozo bigira inyuma bakine jongre, nibajya mu myitozo bahe abandi imyenda yo gukora n'imyitozo shozibra, ariko bo ntibabahe imyenda yo gukora na sport cyangwa se twadusengera imuzi bambara n'ibindi bitandukanye. Shampiyona nirangira kubera ko bafite lisansi, nta uzongera gusinyirwa lisansi, ntibazabibabwira ahubwo bazabigira ibanga ku buryo nta n'umuzabimenya. Nubwo buryo bubiri bafashemo icyo cyemezo kuri aba bahungu. Ubundi buryo bwakwiyongeraho nubwaba bahungu ku giti cyabo kuza bakabwira ubuyobozi bakababwira ngo twebwe twarebye dusanga tukiri batoya, niyo mpamvu twemeye ko muduha amezi 8 tugasesa amasezerano. Ariko simbibona kubera iki? Aba bahungu barasanzwe, ntabwo ari abahanga, sabaswa, ariko n'abakinnyi bari aho babaye ibintu bakina biraho birabaye, ni ibintu bidakora. Donc kuba wamubura cyangwa ko baba butamufite muri squad nta gihombo, bari aho nyine bakina ibintu nk'iby'abanyarwanda. So niyo mpamvu rero aba bahungu ntabona basohoka muri APR, ahubwo bazavuga bati mukomeze muduhemba yacu, kuko muri bo nta uri hasi y'ibihumbi 3 by'idolari ahembwa buri kwezi, bari hejuru yayo ngayo. So rero icyo ni icyambere cyane, umwanzuro wa mbere wafashwe. Hanyuma umwanzuro wa kabiri wafashwe mu nama nuko umutoza bita Darkonovic yarababwiye ngo nkeneye abakinnyi 3, nkeneye abawinga 2 n'umwataka. Ubuyobozi buramubwira ngo kubera ingengo y'imari ya ministeri y'ingabo ntabwo ari amafaranga uhita usohora ukubonye, cyokora turagufasha gukora requisition turebe ibishoboka, ariko icyo tukwemerera duhagazeho nk'ubuyobozi ni umwataka we ni itegeko tugomba kumushyiramo akaza akasanga Mamadusi ndetse na Mbao muzagaruka mu kwezi kwa 2. Aho ni kumwataka. Baramubwira bati umwataka rero jya ku isoko udushakira umwataka wumva wagufasha. Natwe nk'abayobozi ba APR tuzi umupira, turajya ku isoko, kandi koko nge nemera ko bazi umupira. Turajya ku isoko, nitumara kujya ku isoko tuzazana amazina biyibura 3. Kuwa 2 tuzongera dukora indi nama, nuvuga ngo kuwa 2 musibejo, kuwa 2 APR ubuyobozi bufitanye inama n'umutoza saa 9 yo kujonjora. Nibwo bazahitamo bakavuga ngo umwataka tubona uboneye APR ufite profil itandukanye niya Mamadusi na Mbaoma n'uyu nguyu. Nuvuga ngo kuwa 2 agapapuro ka Darkonovic kariho umwataka kuva mu gihugu cya Togo, kirimo gutohoza amazina,
n'agapapuro kariho abandi bataka barimo abagande, barimo abanya Burkina Faso, barimo n'abandi batandukanye. Ako gapapuro, ko dupapuro rwose bazaduhuza, za Mali bagezeyo, za Cote d'Ivoire bariyo, za he hose bariyo, za Uganda, za Tanzania hose bariyo. Bazatuzana batuhuze, bahitemo umwataka umwe. Baramubwira ngo ntitwahita tugupromisinga ko n'umwe w'inga uzamubona cyangwa se abawinga babiri, ariko reka tubanze dukore requisition ya mbere y'umwataka abawinga babiri. Tuzabiganiraho kuwa kabiri tukubwire ngo birakunda cyangwa ntibikunda, kubera ko ikindi kibazo dufite wa mutoza bita Darkonovic, ntabwo abawinga dufite ari abaswa, ntabwo ari abakinnyi babi batwara shampiyona, ahubwo se zirangiye nibwo twamenamo abo bawinga badasanzwe. Kandi guhera kuri uyu nimero 9 tukubwiye gufatikanya gushaka, nubwo hari abo wari watubwiye kugira ngo wongere ushyiremo imbaraga, dukeneye umukinnyi ukinira equipe nationale, yaba iya CHAN cyangwa se equipe nkuru. Ntidukeneye umukinnyi udakinira equipe nationale. Nge namenye ko hari aba agent batandukanye bahamagaye muri APR. Muri APR barababwira ngo ntabwo twabima isoko, ariko umukinnyi dukeneye n'umukinnyi ukinira equipe y'igihugu kandi akaba ari titirere. Babwira Darko, baramubwira ngo uyu munsi dukoze rekiziza amafaranga agasohoka, uri siri ko abo bakinnyi turi bubabone mu kwa mbere, wabona abakinnyi mu buryo bworoshye. Kandi koko ubuyobozi bwa APR ibyo buvuga ugasanga bifite ukuri. Mu kwa mbere biragoye ko wapfa kubona abakinnyi wifuza, cyokora biragusaba kumena banki. Ubwo biragusaba kumena banki. Niba mama Ariyusuwane niwe nza amafaranga yaguzwe neza, yo ndayazi, niyo ngiye kubabwira kuko nta kwibeshya kurimo, ndahita mbabwira amafaranga yahawe. Noneho wumva amafaranga usabwa kugira ngo ube wabona umwataka mu kwezi kwa mbere. Mamadou Sy yasinye imyaka 3 ariko yaguzwe ibihumbi 70 by'idolari, bivuze ngo ni hafi miliyoni 100 z'amanyarwanda. Bivuze ngo niba ari umudefenseur aguzwe amafaranga, ari umudefenseur aguzwe umwaka umwe muri equipe Jarafu muri Senegal, ibaze umwataka yaguca amafaranga ngana guti. Ibaze nawe umwataka ugahagukira mu bihumbi 100 cyangwa 150 nge cyangwa 200, kuko amafaranga nzi na yaswane ayabandi nyamnumva bavuga ngo ni menshi, ariko sinyaza yo nzindi siri na yaswane badepoje miliyoni 70 by'idolari. Bivuze ngo ku bafana ba APR mumenye ngo kuwa kabiri nibwo bari bucagure bakavuga ngo umwataka n'uyu. Bidakuyeho ko bashaka no kumubona bagahita babiganiraho kuri telefone, kuri groupe, kubera ko groupe sinyiba hariko ngerageza gukurikirana amakuru, bagahita bamwemeza ukabona isaha n'isaha baramutangaje. Ariko APR wona bababwira uhari neza ugomba gukina n'umwataka bawinga, haracyarimo akantu katena nubwo umutoza bishaka. Iyo ngiyo ijyanye na APR nyiteretseho akadomo. Munyemerere mbabwire ko ibindi bijyanye n'imyanzuro n'ibindi na decisions z'abawinga n'ibindi tuzabigaruka kwa gatatu kuko inamiri kwa kabiri. Soreze muri equipe bita Rayon Sport, isaro ry'Inyanza, gikundiro cy'abareyo. Iyi kipe irimo amakuru abiri, ariko inkuru ya mbere nzanyira sanzwe irazwa, ariko indi ngiye kuzana ni inkuru iremereye, ariko shobora kuba ari inkuru y'incamugongo ku bareyo. Rayon Sport yamaze gutandukana n'umutoza bita Ayabonga Lebitsa, preparateur physique w'umunya South Africa. Ngewe twarivuganiye ejo, kuko ejo sinigeze mbona umwanya wo kurikodinga, ejo sinigeze mbona umwanya kuko hari ibyo nari ndimo byatumye ntabona umwanya. Ayabonga amamiriza ko yatandukanye na Rayon Sport ku bwumvikane, nta kibazo na kimwe, batandukanye ku bwumvikane ngo kubera issue ya famiye, kubera impamvu ya famiye ku giti cye niko yambwiye. Aramwe atariko ni ikipe nziza nagiranye na bayibiye byiza, nzayihoza ku mutima nta n'ikitamaye. Ati n'ikindi nkubwiye nk'inshuti yanjye nuko Rayon Sport ishobora kuba igiye no kumbera ikiraro cyo kwinjira neza muri kariyeri ya coaching, ku buryo none nabo umutoza wemeye muri South Africa. Muri South Africa bakusaba imyaka hagati y'ibiri n'itatu kubura umupro kugira ngo ube waba preparateur physique wa equipe yose muri South Africa. Niyo condition y'umwene gihugu. Bivuze ngo Rayon Sport ishobora kuba yarabaye umuranga mwiza. Nibyo nabaga ni Rayon Sport na APR nabaranga beza ku buryo kunyura mu gahita ujya handi byoroshye cyane kandi bahita bagwa agaciro. So, amakuru hari ya Bonga yambwiye ngo agiye gufata icyumweru kimwe abanza yite kuri icyo kibazo cye cya famiye, nyuma y'icyumweru kimwe
ashobora gutangaza ko yagiye mu yindi kipe iyo ari yo yose, yaba hanze y'u Rwanda cyangwa se mu Rwanda. Uwo no bita Ayabonga Lebitsa. Icyo nshaka kugarukaho rero, hari abagabo babiri barimo guhabwa amahirwe yo kuba bamusimbura. Uwa mbere yitwa Tegekimana Corneille, barakoranye muri Rayon Sport, yagiye mu matsinda 2018, bari kumwe. Uyu mugabo akorana neza na Robertinho, bagirana ibihe byiza. Nyuma kugirana ibihe byiza, uyu mugabo bita Corneille yaje no kujyanwa n'umuntu bita Robertinho muri Simba. Bageze muri Simba, muri Tanzania buriya bagira uburyo bajya bakora, donc bajya bongera kuvugurura amalisansi y'abantu bafite mu gihugu cya Tanzania, yaba batoza bajya bakayavugurura buri mwaka bakabigisha, yaba ba preparateri, yaba ba kit manager, yaba ba agent nk'ibi byacu turimo kwiga n'ibindi bitandukanye. Mu gihugu cya Tanzania Corneille buriya kugira ngo uburyo Robertinho yamurwanyeho, buriya Corneille bararebye kuri lisansi ye basanga arafite lisansi yo gutoza abasifuzi, ntabwo yari yemerewe kuba preparateri wa ekipe y'abakinnyi, yari afite lisansi yo gutoza abasifuzi. Nyuma cyokora menya yaraje kongera kubyiga, ariko buriya yavuye muri Tanzania gifite lisansi yo gutoza abasifuzi, ariko Robertinho muryamaho kuko ari bamwizaniye. Nyuma baza gutsindwa ibitego 5 n'ikipe bita Yanga, murabyibuka, bari ibitego 5 Robertinho, bucya Yanga ihita imuhambe, Simba yahise imuhambiriza. Icyo gihe bari ibitego 5, ni Robertinho watozaga na Corneille. Uyu mugabo rero Hategekimana, amakuru mfite nubwo akora muri Gasogi, Rayon Sport gukura umuntu muri Gasogi ajya muri Rayon ntibigoye, biroroshye cyane, nuko negosiye bakaganira nta bindi. Uwo ni uwa mbere. Undi uhabwa amahirwe, undi mutoza uhabwa amahirwe kuba yaba preparateri wa ekipe ya Rayon Sport, ni umutoza w'umunyamahanga uri muri ekipe y'igihugu ya Kenya, ni Harambee Stars. Niwe urimo guhabwa amahirwe mu gihe Corneille atajyamo, hajyamo uyu mugabo. Kubera iki? Umutoza arashaka Hategekimana wa ekipe ya Gasogi kubera ko babanye, ariko abayobozi bari bakavuga bati dukeneye ibintu bishya, dukeneye abantu bari strong, bashya, bafite amaraso mashya, bafite agatege. Ibizavamo ku munsi w'ejo mu nama izabahuza nzabigarukaho ku munsi w'ejo, mbabwire ni bemeje Corneille cyangwa se bemeje uyu mutoza uri mu ekipe y'igihugu ya Kenya. Ni preparateur physique wanyuze muri za Singida, yanyuze muri za polisi zo mu gihugu cya Kenya, yanyuze mu makipe menshi kandi aracyari umusore. So uwo nguwo n'undi uhabwa amahirwe tuzabigarukaho, yitwa Musa, ni preparateur physique wa ekipe y'igihugu ya Harambee Stars, ari muri ekipe y'igihugu ya Kenya nationale ya CHAN. Ubu ni urimo akoresha abakinnyi, yakoraga muri polisi ya Kenya, yagiyemo Ndayiragije Etienne, yabaye muri za Singida ari komeye cyane, yabayeyo. Ni umwe mu batoza ubona ko ari umutoza ukomeye. Nagerageje kureba CV ye, ndasoma n'ibindi bitandukanye, mbaza amakuru, kuko nari nabibwiwe n'umwe mu bayobozi ba Rayon, bambwira ko uyu mutoza ari we uhabwa amahirwe, nubwo na Corneille nawe ahabwa andi mahirwe. Ni 50-50, Robertinho baramwemerera cyangwa barahitamo uyu nguyu. Amahitamo na yari, ariko se muri comment wowe urumva bafata nde? Uwandike muri comment. Robertinho nyuma yo kubabwira ibyo ngibyo, arababwira ngo ikindi nkeneye abakinnyi kuri iyi myanya ikurikira. Nkeneye nimero 6, nkeneye nimero 10 kugira ngo muhire Kevin mugarure ku 8, nkeneye nimero 9 ndetse na nimero 11. Ariko Rayon Sport ikaba ifite imyanya 3 yonyine gusa, ngo bakeneye nimero 11 ushobora no kuba yakina no ku 9. Donc nimero 11 ushobora kuba yakina, donc umuntu uri polyvalent wakina 9 akanakina no kuri winga, donc ukina muri ubwo buryo. Bivuze ngo Robertinho nawe afite uburenganzira bwo kuba yazana abakinnyi. Niyo mpamvu ubuyobozi bwari bwaramubwiye ngo genda ukusanya amazina, natwe dukusanye tugende duhuza. Izina rya mbere izina rya mbere umutoza Robertinho yavuze, nibyo navuze ngo ni nkuri shaka kuba ari incamugongo ku Bariyo, ariko ku rundi ruhande hari n'igihe yaba ari nziza ku Bariyo. Ubwo muri comment mwe murabyandika, ese mwe mwabyakira gute biramutse bibaye? Robertinho afite umu agent umuhagarariye uba mu Rwanda, muramuzi, si ngombwa kumuvuga amazina, nababwiye ko atari ngombwa kongera kwataka cyangwa se kongera kuvuga abantu mu mazina. Ibitari ngombwa, hari ibiri ngombwa reka muvuga kuko nta nikosa ririmo. Robertinho afite manager agent bita Alexi Wakala, ni Alexi muramuzi muri MTN, niwe
niwe bosi we, niwe umushakira wakaryo. Uyu akaba nanafite n'abakinnyi benshi ahagarariye. Muri abo bakinnyi harimo umukinnyi bita Joseph Apamo Bemolo Asongwe uheruka gusezerwa n'ikipe bita APR, wari umaze umwaka adakina urenga. Uyu mugabo ubu tuvugana ari mu gihugu cya Cameroon iwabo, ari mu gihugu cya Cameroon Yaounde mu mujyi, ntabwo abaduwara ntaba mu cyaro, aba muri kapitale. Amakuru namenye nkura mu buyobozi bwa Rayon, Robertinho yababwiye ngo muba winga mwe mwirwaneho ku 9, nubwo nanjye nkomeza gushaka 6 mwirwaneho, n'undi mu winga mwirwaneho. Umuwinga wanjye umugomba gukinira Rayon Sport yitwa Joseph Apam Bemolo Asongwe. Abayobozi bakuswe n'inkuba ba Prosper, niyo mpamvu mubona Prosper namukize kuri iyi foto. Prosper aramubwira ati ngwiki ngonde, aravuga ngo Joseph Apam Bemolo. Baramubwira bati ntabwo bishoboka. Robert Nyanya kwa Gacinyira aramubwira ati nge nkeneye Apam. Undi aramubwira ngo ntibishoboka, Bagacinyira aramubwira tuzabaze Rayon Sport si yo kuzamo abantu badakina, abantu bamaze igihe badakina. Robertinho baramubwira ngo tugwaye uburenganzira komeza ukore research, natwe turi muri research, ariko umuntu bita Apam ntibishoboka. Amakuru noneho nabonye y'impamo, navuganye n'umwe mu bakinnyi bo muri APR b'inshuti ya Apam, yanyeretse message avugana na Apam. Apam yamubwiye ngo ngewe ndagaruka i Kigali muri Rayon Sport kandi nge namwe tuziturana hasi